nari mfite uruhinja rw'amezi 3 mfite nina urabona kugira ngo njye kubyara rwa ruhinja rwari rwujuje umwaka mbura icyo gukora mwabantu mwambabarira mukumva Imana kwishoboye byose Imana yacu ko nta mikino igira ifite impuhwe ariko iyo iri kukwigisha nta mpuhwe ikugirira ihangane Imana iyo iri kukwigisha nta mpuhwe ikugirira nanjye ubwanjye mfite ubutenge bubiri bw'uburondoni n'agapira n'udukweto tw'igihumbi nta gundi mwenda ngira imbere n'inyuma n'ibisebe mu nda nta no kurya Yesuwe n'ibisebe mu nda nta no kurya nta no kurya nta kurya ibisebe mu nda tekeza ko abapadiri baraguha amafaranga menshi nari nzi ko buriya kubera ko Imana imbwiye ngo tugiye guhura nari nzi ko hari icyo bagiye kundemera cyane yego Imana ibabwira kumereza 5 gusa babwira kuwezi 5 gusa kandi nabo bari babuze amafaranga ngeze mu rugo yego bahita bancisha ku bitaro ngira ngo kwa bitaro bagiye kuncisha ku bitaro bancishijeho kuri centre de santé ngo bagiye kunyitaho bampereza imiti kuko nari ndi kubabara cyane nari ndi kurira uruhinja narwo rukarira nahindukira ngo ngiye kurwonsa mu nda hakakurya mu nda hakanje ibisebe bigakoranaho nkamena amazi gusa mu gisebe nkababara mfite uruhinja ndagenda ndihangana ndarira nta n'umuntu naririraga ngo yumve ko ndi kurira abo narebaga bose nabonaga bari kwishima nkabwira Imana sigucyo uri kuncisha muri ibi bihe ndagenda ndihangana ngeze kwa muganga yego aho kugira ngo bampereze imiti uwarayizamu hari ninjoro yampereje kanini kamwe gapfundikiye kagatara musini k'ibisebe namubwiye none ko mfite mituweli ko ari 220 wamvura neza ati none se wayazana mbura n'igiceri cy'icumi mbwira Imana ati none aho bigize wa Mana fasha nipfire kuko kwihangana birananiye bureka duhamagare nge naba n'uyu mwana amaze kubyara mamagara maze nipfira n'umwana wanjye kuko singishoboye kubabazwa wibuka ko mfite abana 2 b'impinja bose ndi kubonsa ndagenda babana ndabota ndacurama umusatsi guracurama oya reka tumaze twumve neza hari wawe niwe waracyutse mbere yakomeje konka oya bitubwire neza sha nukuri mwabagabo mwe mujye mwita ku bagore banyu kuko amarira barira yonyine ariko ndagira ngo mbwira abantu bankurikiye ntago Imana izemera umwuka wo gukuvamo cyenyege ndagenda nkajya ndafata amazi y'ubugari ngashusha ubugari bugashya ngafata yandi mazi ngashusha ngashyiramo umunyu ngashira abana hari y'uruhande tugafata amazi ayanjye mazi nkayashyiramo urusenda yawe mazi ukayashyiramo urusenda n'umunyu iyo niyo sosi fata sobanura neza watekaga ubugari ugafata amazi ukayashyushya yego amazi washyushye ku ruhande n'ubugari bwahiye ayo mazi washyuhije ukaba ari ushyiramo urusenda amazi y'abana nkayashyiramo nta munyu nashyiragamo mwinshi nashyiraga kunyu gake kugira batarwara bwake Imana y'amahoro hari umugore yari yaratindije nsanga atarakira amaze ukwezi nawe ari kwivuza yarabazwe wa mugara arambwira ati nangahe wabuze ati ni 220 ati ngwino anangira ya mafaranga arambwira ati se ufite icyo kurya ati hoya
tari kozima rwose turajyana iwacu nta kibazo mamenye turagenda nkajya njyana ndi guhungetwa mu muhanda arambwira ati aka kanya tugende turagendana tugeze iwe abarambwira ati ngaho icara ntinya kwicara mu ntebe ze kubera ko zari nziza toya nakireba nkigaya toya ngwino wicare hano hejuru ndicara maze kwicara arambwira bazana ibishyimbo n'ibirayi imvange nkozemo birananira najya ndamira nkumva biri kuntoneka mu nda avuga se none mana kuko nari mbonye n'ibiryo none ukaba wanze ko mbirya arambwira bari barabujije ibishyimbo kubirya ukibazwa bari barakubwiye ngo ntukarye ibishyimbo utarakira ariko kubera inzara njye narabifashe ndabirya ndagenda mfata bya bishyimbo arambwira tufata bino bishyimbo urye ntacyo uraba nukuri Imana irakurinda ndabifata ndabirya numva ndahumeta arambwira ashira n'ibiro 2 by'ifu mu gafuka ashiramo n'ibishyimbo bitetse abantu bose bamfashaga gahoro ashiramo nk'ibikiko 2 by'udushyimbo ampereza ifu ya soya ampereza amavuta agangana nk'ijana y'amamesa arambwira ati ngaho nyaruka utekera abana vuba utekere ruriya ruhinja rubona amashereka n'uriya mwana umuhereze yego urakoze Imana iguhumugisha ndamanuka ndi kwiruka nabaye umukire sinzi ahantu nageze mba ndasitaye nikubita hasi byose biramenetse igisebe kikubita kwibuye kwaguruka biranga by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugendo nakure mu karere ka Burera ndetse no kuri kamera za Gonarike Plus. Turafite umutumirwa wacu umunsi, umuntu twasuye Imana yagiye ifasha mu bigiye bitandukanye, ariko nanone umuntu Imana yahamagaye mu gihe nk'iki, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana. Imana yahamagaye mu gihe kigoranye ariko nanone cyiza. Ikiruta byose akunda Imana agakunda n'abantu. Hanyuma rero iki kiganiro tugiye kugikora mu buryo budasanzwe kugira ngo kize gufasha abantu benshi. Maze iminsi ndi kubabwira ngo twumve, turebe ariko tuniki. Hanyuma ku bantu batakarije Imana icyizere, nicyo giye kugira ngo baze gusubizwamo icyizere n'ibyiringiro. Uyu muntu twaje gusura n'umuhanuzi, nkuko mubimenyereye nge nkunda gusura abahanuzi akaba ari bo nganiza. Uyu munsi rero aho twicaye niwe mu rugo. Imana yamugiriye neza, yamucisha mu buzima bugiye butandukanye, ariko uyu munsi Imana yemeka kiriho nubwo tuba tutari twagira hahandi Satani turarasa imyambi, ariko Imana ibikiturinze kuko iki kiganiro cacu kirimo inyigisho nyinshi. Cyo nakurarikira ni kimwe. Ntabatindeye cyane rero, reka mwakire. Ndakwakiriye Fie. Yego murakoze cyane, Imana ishimwe cyane. Amahoro y'Imana bane nawe David. Yego. Hanyuma rero kugira ngo Imana ise kutuyobora muri kiganiro tugiye gukora, kugira ngo n'umuntu ubuze kugikurikira kandi kikamufasha kujya ahantu hamwe kimukora naho kimugeza, ndagira ngo ngusabe kugira ngo Imana ize kutwihera amagambo tuza kuvuga, twe tutavuze yacu, ahubwo Imana iduha amagambo ari buze kwigisha abantu, apana gusenya abantu cyangwa se gutuma abantu baza kugwa. Yego. Ndagusabye rero kugira ngo ubanze dushyire imbere y'Imana kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane, reka banze duhamagara Imana muri aka kanya, kuko aka kanya twicaye kuri kamera hari ibiba biduhiga, hari ibiba turwanya, ariko uyu mwanya ukimara gufungura kuri icano uze kunkurikirana kuko ni iby'agaciro kandi uraza kuba uri guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, uravuga bikabategeka bigakomera, ineza yawe ntigire akagero. Data turaguhamagaye aya masaha, tugiye kuvuga ijambo ryawe Uwiteka Nyiringabo, ariko ntaba ari twebwe turivuga, ahubwo reka tukubere mikoro maze wivugire. Uwiteka Mana Nyiringabo, ururuka kuko uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Abadukurikiranye amasaha Mana Data twese ururuke, Mwuka Wera nabagote, amaraso ya
Yesu Kristo nabagote ineza yawe n'urukundo nibibagereho Uwiteka Mana Nyiringabo reka iki kiganiro bagitega amatwi maze ijambo bari buze kumva ntirice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi ireka ubu buhamya baza kumva Mana Nyiringabo bugiraho bukura naho bubashira reka data amahoro n'umugisha abasakareho amahoro n'imigisha Uwiteka Nyiringabo abomeho uwera wa Isiraheli n'ukuri sinavuga byinshi cyane urabizi ko nari nshomoka mu magambo wowe nyiri ijambo ni wowe uvuga bikabategeka bigakomera reka kakanya rero ntuze ariko nutuze komeza kubana natwe nanone iteka ryose niwe bidashira mwami amen. Hanyuma reka manze nibira abadukurikiye ibanga iyo dusoje gukora ikiganiro cyangwa se dusoje kuganira umukozi w'Imana mpanatume cyane cyane ko nge ngunze kuganiriza abahanuzi n'abandi bantu bafite amagambo meza yubaka abantu ngewe mubisaba cyangwa se nkamubwira akatubigira nimero ye ku muntu wifuza kuvugana nawe iyo nimero niyo aza kumuhamagaraho haba mu buryo bwo gusengana ndetse no kuganira. Ikindi iyo ukunze bino biganiro tugenda tukugezaho ukora subscribe niba ufite inshuti yawe kandi nawe nayo uyifuriza ibintu byiza nuko wamusharinga kino kiganiro. Ikindi twemera gukosoka cyangwa se mukatugira inama mukatubwira hano byapfiriye hano ubutamuzakosora iki ariko nanone nabatubwira ati mukomereza aho ngaho nabo turabemera ujya handi bandikira ubutumwa cyangwa se muri comment ukagira ikintu dusigira ukatwandikira numva ryo tangazo nabaha. Hanyuma umeze ute? Meze neza cyane ndashima umwami n'umukiza wacu. Urakomeye? Ndakomeye ndashima Imana. Hanyuma ku bantu badukurikiye ndi kuvuga Fiete reka tumanze tubabwira ati Fiete amazina ye yose atuye hehe? Yego amazina ya Fiete yitwa Nyiramana Leoncia atuye mu karere ka Burera mu mudugudu wa Urusisiro akagari ka Kayenzi aho ni hatuye aho bita mu Rw'Ibikondi. Mu Rw'Ibikondi. Nanjye nkaba naje kugusura mu rugi wawe. Ahubwo Mana yanjye nukuri ni by'agaciro sinarinzi ko wamenya hano hantu ariko Imana yakuyoboye pe nubwo wamvugishije kuri telefone avuze ati kuri yabo rero ndabanza ndike David ndebe niba arahamenya ariko nabonye nyine rwose pe Imana iri kumwe nawe. Gukurikira umwami Yesu ntabwo ari ikintu cyoroshye bisaba kugira ngo rimwe na rimwe dukore ibyo abantu batekereza ko tutakora. Yego rwose. Hanyuma se ako kaboko kabaye iki? Aka kaboko nakoze impanuka ejo bundi. Ngira gutya turebe. Ubu sindi gushobora kukagonda gutya. Ntago wakagonda gutya. Kari kunjya cyane. Nakoze impanuka ejo bundi usibye ko Imana yahabaye yarandengeye Imana yacu irakomeye kandi ni igitangaza. Nzi neza yuko abankurikiranye bari buze kugira gute ko mu Rw'Ibikomerwe bagiye baraterwa n'abantu bagiye baraterwa n'impanuka zitandukanye nabo uyu munsi wa none bankurikiye uyu munsi wa none wo kuwa gatandatu iyi tariki ya 16 banyemerere bantega amatwi Imana y'amahoro ibatabare Imana y'amahoro ibomora ibikomere inguma bagiye barahura nabyo Imana y'amahoro ifite iki ifite igipfuko gihuye n'igikomere wahuye nacyo amen haleluya. None se wakoze impanuka uvuye mu butumwa? Yego nakoze impanuka nari ngiye gucuruza ngiye mu gihugu cya Uganda gucuruza nuko dukora impanuka nari ndi kuri moto tuba turaguye nyine ishinga akaboko mbandababaye guca. Imana yakurengeye Imana yarahabaye baturi kuvuga indi page Imana yarahabaye kuko urebye ukuntu naguye nukuri pe Imana yarahabaye kuko nkimara kugwa ko kanya hari igitangaza Imana yanyeretse. Yego. Ariko nyuma yo intaragwa nagiye mu nzozi mbona ngo ndi gukorora ngakorora amaraso nacira nakimwira nkamwira iki amaraso avuga se Imana ibi bintu ni kubera iki biri kuza nari ntarasobanukirwa icyo ndi buze kuba kunahura nacyo. Mu gitondo saa 9 ndabyuka ndasenga mbwira Imana ati Imana undinde kuko ndi mu bubasha bwawe ukomeze kundinda. Mva hano mu gitondo ngiye gucuruza ntega moto ariko ngitega moto numvisha ubwoba bwinshi buntashye avuga se Mana none ko ndi kumva ikibazo cy'impanuka bimeze biti ndakomeza navuga ati nta kijyana tereka nkomeze nikomereza njye gucuruza kubera ko Imana ibaga yabyemeye ako kanya nkibitekereza uraza numva ijwi ry'Imana yarambwiye ati urahura n'agakomere gatoya ariko muri ako gakomere ndagira ngo nkwigishe muri ako gakomere uri buze guhura n'agakomere ariko ndagira ngo nkwigishe ikintu kimwe gusa ndagira ngo nkubwire ikintu uzabwira abantu kandi bazacyitondere bacyumve. Ndagenda musore ariruka bisa
bisanzwe nk'ukuntu baba bari kwiruka mba ndanyiributse nanjye nk'igitangaza sinzi ukuntu nabibonye mba ndanyiributse n'ibafu mba nikubise hasi arakomeza aragenda araniruka nikubise hasi ndanirwa motari warakomeza wewe waguye hasi motari arakomeza kubera ko abasirikare bari kumwirukaho bashaka kumufata moto arakomeza nta hahandi muri ba basirikare bari bahagaze nabuze n'umwe wantabara mu baturanyi babonye hirya y'umuhanda ngwa nabuze n'uyu wantabara ahubwo ngisinziriye nkiri aho ngaho nabonye marayika w'ijuru amanutse ndashima Imana cyane aho ngaho cyane. Hanyuma Fie umurimo w'Imana yaguhaye uhagazemo ute? Umurimo w'Imana none mva umurimo w'Imana yaguhaye kuko ngiye ndi kuganira gucya hari abantu benshi baba badukurikiye baba bashaka kuvuga ati noneho David reka twumva umukozi w'Imana yazanye. Ejo bundi ndi gusengera abantu ejo bundi nasengeye umuntu wo hanze wo muri Nigeria cyangwa ntago uzi igihugu cyari cyo hajye bahita Nigeria ubwo naho ngaho ni muri Nigeria nuko arampamagara arambwa tumva yari afite ikibazo cy'uko acuruza arangura ibicuruzwa ntibigurwe yarangura bigahera mu duka ntibaze kubigura ariko yarampamagaye arambwa ati iki kibazo nicyo mfite ataranakimbwira mpita mubwira tufite ikibazo cy'uko urangura business yawe ntigende neza atarabimbwira nahise mbimubwira ndamubwira ati ufite ikibazo cy'ukurangura business yawe ntigende neza ufite ikibazo cy'ukurangura ibintu waranguye bigahera mu iduka ariko uwo mudayimoni w'icyangiro basize mu iduka ryawe uwo mudayimoni w'umuhombo wo kuguhombya basize mu iduka ryawe ndaje mwirukane mu izina rya Yesu. Cyakora namufatiye amasengesho g'umunsi gumwe ndamusengera mugira mu butayu hatarashira iminsi 3 yahise ampamagara arambwira ati mukozi w'Imana Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha dore ibyo naranguye byari bimaze umwaka uyu munsi byagiye nabuze n'ibyo natanga byababiranguye byose byagiye dore ibyo naranguye bimaze ukwezi ibyo byose babiranguye byagiye uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo mfite gushima yego zarashima gutera ntangira kwibaza tesi agiye gushima wakoze ubwo ngubwo arashima Imana ishimwe ahari avuga tumva arambwira ati uba muri mobile money inyibagamo tubu nono tariko se ufite telefone nari mfite telefone ariko ntayishimiye mbese wari ufite telefone ariko atari nziza reka tuvuge guke arambwira ati ni gatushe urukundo se yari nziza nigatushe ariko njya nkibaza abantu batamenye Yesu wabayeho bate ni ikibazo gikomeye ariko Imana yari yarambwiye telefone abwo ati mwana wanjye ngiye kuzakugurira telefone ya Infinix ndavuga ati Imana ishimwe kuba yaragize gute yaraguhaye abakiriya n'uyu munsi n'ejo hazaza n'ubutaha ugiye kugira gute ugiye kurira indege ijya mu Busuwisi tiyo timukozi we ubagamo neza mbimubwira ntabwo tumva tahubwo uyu munsi hano nari mfite visa niba ariko babivugaga ngo ni visa ngo ubungubu nari mu cyumweru ejo bundi nari ngiye kurira indege aka kanya iyo atari cyo bivuze n'icyo cyumweru bivuzemo nibwo ndi kubipanga ngiye mu Busuwisi nibwo ngiye kugenda akajya mu Busuwisi avuga ati Mana abantu uri kunkoresha iby'agaciro ndashima umugabo arambwira tumva aka kanyoka ngiye kukohereza amafaranga ugure telefone nziza igezweho yanyohereje ibihumbi 200 ibihumbi 200 dore ngiye iyi telefone yanjye yifate guke ngiye mana ni smartphone nziza kabisa igezweho mitanyigura 150 yitwereke neza ngiye Imana igushyize ku ruhande gutya gutya wayibonye ni nziza cyane ubu nanjye ndi gutambuka mu muhanda nayifata guca abantu nakita bakavuga ati amen iri mu kazi
ahubwo we uziko abantu rabo bagiye kumvitana ati Fiyete yabaye umukire byarangiye barakuroga barandoga ariko Imana ntiyabyemera abantu babonye nyimanukanye ati no Fiye umuzungu no yahuye nawe telefone yanjye ndagenda ndayimanukana Imana y'amahoro abantu benshi ndi gusengera haru nundi ejo bundi wambwiye ngo amaze imyaka 3 atabona imihango yarahagaze mana yanjye we avuga se none mana yanjye kumbi barayifashe bajya kuyizingira mu ntuze mu gitsinzi cy'intufu bafata ikariso yewe yagiriye mu ntuze bayishira mu gisisi cy'intufu bafata ibisatsi byiwe baramuzingazinga sha byarambabaje yari umukobwa yari umukobwa ariko akimara gushaka abura urubyaro nyine yari amaze imyaka 3 atabyara yarabimbwiye ako kanya mpita ntegeka mu izina rya Yesu hita ubona imihango nkimara kubivuga gutya uyu munsi twavuganye mu gitondo yarampamagaye tumva Fiye uri mu mavuta tinabonye imihango n'ukuri abantu badukurikiye neza ntago turatangira ikiganiro babyumve neza turi gusuhuzanya arabwira tumva tunukuri turi mu mavuta turi umukozi w'Imana akaka ngiye kukugurira agafuka k'umuceri ahita kohereza kuri phone muvandi agafuka k'umuceri k'ibihumbi 50 ako suri kumva Imana itari mu kazi uri kubona se ntarabyibushe igena guherukaga reba none basigaye nabana n'udusaha tugeze tugezweho sibyo irampanuka rigiye kwitambika ariko n'Imana yarahabaye kugira Satani abafite ifuhe y'ibintu tugiye Imana igiye muri iyi minsi none uku kwezi Imana y'amahoro iri kunkoresha ibitangaza gusa inyitayeho manza aribwo manza ndi kugira ngo nibwo hari natangira kujya mu mwuka hari kuko ni ibitangaza gusa urabona ngo maze imyaka 10 n'ingahe maze imyaka 12 nkijijwe ariko muri iyo myaka 12 imyaka 7 yose ndi gukorera Imana ndi ntagiye kujya mu mayerekwa ndakubwiza ukuri ngo muri uyu mwaka nibwo Imana yakoresha ibitangaza bikaze ejo bundi hano nakiriye umushyitsi uvuye mu gihugu cya Uganda Kampala ariko muvandi hari abantu batagendwa na mbese mu magambo makeya Imana iri mu kazi reka dutangire ikiganiro cacu Fiye hari abantu bashaka kubona uri mu mashimwe gutya bakagira ngo Fiyete ngo ntago yigeze kuriraho ngo ntago yigeze kubabara ari nk'umuntu ushaka kuba dukurikiye yadukurikiye akavuga ati none se ko mbona Fiyete mu mashimwe nge nkaba mfite agahinda nanjye Imana yazantabara bakibaza ko Fiyete atigeze ariraho Fiye wigeze uriraho kubera agahinda tarakure kuba ibyishimo kubera agahinda wigeze uriraho David reka mbwira abantu bankurikiranye aya masaha niba bakiri muri zagara zanzira nabo badasobanukiwe niba bari muri yanzira y'igihogere nibashake bajye mu nzira ifunganye kuko niyo ifite iki agaciro iryabuye banze rikomeza imfuruka iryo buye niryo rifite agaciro nararize nahuye n'ibikomere umugabo aranyanga umugabo aranta asigira inda ya 3 n'uruhinja ndagenda nambara ikanzu imwe imboreraho maze ngeze kwa muganga mubyaye maze kumubyara mbura ikinini mbura urushinge reka mbwira abantu bankurikirane ngo babe maso ugeze kwa muganga ngiye kubyara nageze kwa muganga ngiye kubyara ngeze kwa muganga mbura umuti barambwira aka kanyobo ubyaye 3 ubyaye 2 turi kukubaga noneho wasamiye no mu bisebe
kugira ngo wasamiye mu bisebe byagenze gute? Nasamiye mu bisebe urabona nari mfite umwana w'amezi 3 mfite ninda nari mfite uruhinja rw'amezi 3 mfite ninda urabona kugira ngo njye kubyara rwa ruhinja rwari rwujuje umwaka urukumva ko byari bikiri bibisi ibise warabyaye urwa mbere ntarakira noneho nsubiyeyo arambwira ati ubu nta n'isegonda wahagarara kuko wahita uturika reka duhite tujya kukubaga tizana imiti bambajije imiti ndayibura none turakubagisha iki turagutabarisha iki none muga ko urazana imiti to kwa muganga ariko madawa warasaze baramfata barankuruta barambwira ati nonaha shaka ukuntu watira imiti baragenda abaganga bonyine Imana irabakoresha bajya kuntirira imiti ku bari bayifite baraza barambaga barangije kumbaga ayiwe nanye numva nduhutse ariko mukande kanya kabayeho nahuye n'ikibazo nari bumare iminsi 3 wamaraga iminsi 3 mu bitaro bari kugutera imiti neza kugira ngo cyagisebe gihite cyuma gikire magutahe ariko ndagira ngo uwo munsi bakimara kumbaga uwo munsi sinabonye ya miti bararangije kumbaga ndagenda bashira ku gitanda bandakera ku gitanda mu gitanda narindiho kizana isazi Imana y'amahoro irambwira ati humura ndi kumwe nawe uyu munsi wana ndagira ngo nkubwire ko ndi kumwe nawe uraza kubabara ariko ubuzima bwawe ubugingo bwawe ndaburinze iryo jambo ryo nari nicariyeho igisebe kirandya gihera kuri wa munsi bambagiyeho igisebe kirandya niko ndi kuva mabuko aho kugira ngo ajye gufura agafata imyenda yajya kuyifura akayitumbika mu mazi ntanavugute we ntayavugutaga yarangiza akayanika ubwo niko yarashoboye akayanika igashuha ikajya mu bushyuhe yarangiza akayanura akajya kunshyira ku musego aho kugira ngo wenda yumva ubushyuhe wenda yumuke ikazamura ubushyuhe bw'umunuko igitanda cyanjye nari ndyamyeho igitanda wari uryamyeho igitanda nari ndyamyeho cyuzura isazi kikimara kuzura isazi mbura uko nabikora ndarira uko kiri kuzura isazi abaganga baza kuvura bagaca ku gitanda cyanjye kigatu isazi ngo duzi kazamuka bagahita bapfuka amazuru dore ko umuntu urwaje uyu muntu ninde dore ko uyu muntu ushaka kwica umuntu koko gutya ninde mabuka bababwira ati fata irangamuntu uyitange kwa muganga bahereza umuntu imiti atere gupfa ariko nta rangamuntu yanjye ndatanga none se umuhungu wase wamutenda ariko se niba ari we nta wabo iwabo ntabahari umubyeyi arahagarara ashinga ijosi nanjye ubwanjye ngense ndacyashoboye no kuvuga ndi kubabara noneho cyagisebe aho kugira ngo gikire urumva nta miti kiri kubona kikajenga kikajyamwe amashyira cyajyamwe amashyira niko nanjye aho ndyamye ndi kunuka abaganga batambuka ku gitanda cyanjye bagatangira bakarira nta kintu twakora ese twamufasha iki igitanda kiranuka nanjye ubwanjye ndanuka mvuze induru mbura uwantabara mvuze induru ndarira abari hirya bakajya bararira bakandeba bakarira dore ko mwafashe uyu muntu Imana imfashe sindira Imana iragufasha abaganga barahagarara umuntu warwaje uyu muntu nazi mabukwe baramuzana uri kumva ufite ubwenge abura icyo yavuga kandi urukunuka n'uruhinja mu nda nyine uri kumva n'ibyo mu nda biri kwenda gusohoka kubera kuvuza induru ku munota wa nyuma ndi kubura na kuka ku munota wa nyuma
Imana ihita yohereza abapasiteri babiri. Nuza kumvira ijambo, nugera mu bibazo, nugera ku burwayi, inshuti n'abavandimwe bazaguhunga. Nugera mu mubabaro, inshuti n'abavandimwe bazaguhunga. Nugera mu bukene, abandi bagukundaga bazaguhunga. Ariko Yesu we ntago azaguta, azakurwanirira, azakurengera, kuko niwe mutabazi wa mbere dufite. Imana y'amahoro iragukunda. Ndagira ngo nkubwire ngo aho wanyura hose, ibyo wacamo byose, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aragukunda. Yesu yohereza abapasiteri babiri. Bari ku ishuri, Imana ibabuza amahoro. Timugenda murebe umugore witwa Fiyete, afite uruhinja. Nimuhagera murabona igitanda kiriho isazi. Icyo gitanda nimwinjira mu nzu mukabona isazi zirazamutse, mumenye ko aho ngaho ariho ari. Muhite mugenda mu murebe. Baba pasiteri bageze kuri cya gitanda, barahagarara bafata ku munwa, baratangara, amarira arashoka, ari abantu b'abagabo bararira. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi waba uri kurira, ariko mu gitondo kavuza impundu. Imana y'amahoro, b'abagabo babiri nta mafaranga bari bafite, ahubwo bari bafite 2,000. Nabo bari bubyuke bakoresha bajya mu kazi. Baba bampereshe bya 2,000. Baba babwiye abaganga ati mutubabarire mu muhereza imiti. Kuri uwo munsi nibwo nari butahe, bari bumpereho umuti banzaniye. Abaganga mu gitondo baratubwira ati guki batari gutaha, guki batari gutaha. Amafaranga y'ibitaro ntayo afite, amafaranga y'imiti ntayo afite. None turabigenza ute? Haleluya, haleluya, haleluya. Amafaranga y'ibitaro ndayabura. Ya mafaranga 2,000 bagenda banzanira imiti, barantera, bace barakuntera uyu munsi wa none. Numvisha akayaga kanyuza aho ngaho hari habazwe, numvisha induhutse mwakantu. Ariko nari ntaribagirwa ko uwo munsi aribwo ndi butahe. Nta n'umuti, nta n'igiceri cyo gutega moto, nta n'ijana afite. Imana yohereza icyo gihe umugabo yari amaze amezi, twari duherukana mu mezi 5 akigenda. Umugabo Imana yohereje uwo umugabo wanjye. Sinzi ukuntu Imana yamukoresheje. Nyina bayamuhamagaye, nyina akimara kumuhamagara aramubwira ati mwana w'inkozi isoni, mfasha wohereza imiti. Umugabo yohereza amafaranga 1000 bingahe, 20,000. 20,000 ntago byari byo kwishura imiti, kuko igihe cy'imiti cyari cyarangiye. Byari byo kwishura ibitaro. Amahirwe yanjye nari ndi muri mituweli. Yego. Nuko barambarira uwo munsi barambarira amafaranga bahita bayatanga. Ya mafaranga y'umuti ni uwo munsi bawunteye nibwo natashe. Ariko umva noneho icyambayeho. Yego. Urabona nko kuva Nyabugogo ugera i Musanze. Nyabugogo i Kigali, ukagera i Musanze n'amaguru. Wakoresha iminsi. Iwacu ni mu ngezi hagati. Mu ngezi? Mu kirwa. Nukuvuga ngo navuye ku bitaro, urumva ko ari i Kigali ku bitaro bikuru. Ndagenda n'amaguru hafi urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru. Ngenze urugendo amasaha 2 n'amaguru, urumva sinabonye umuti, na cyagisebe cyari kibisi. Mureke Imana. Nukuri yanza ko bari ngiye uri kwigendesha ako kanya mba narapfuye. Yesu. Igisebe ni kibisi? Igisebe ni kibisi. Igisebe shagiyemwe amashira. Ndi kugenda amazi akava. Ndi kugenda amaguru garabyimbye kubera kubura imiti. Ngo urugendo rw'amasaha 2. Mbwira Imana ati Imana ni wowe wandebye. Imana irambwira ati ni njye wakuremye. Tindagira ngo ngukomeze. Kuko ntabwo wazabona icyo uvuga. Muri ibi bihe nzagufata, muri ibi bihe nzagutungurira. Ndagira ngo uzabwire abagenzi ko ari Imana
ishoboye byose. Amen, haleluya. Imana yacu nishimye cyane. Imana irambwira ngo ibyo ndi kubigucishamo kugira ngo uzabwire abagenzi ko ari njye ushoboye byose. Uzabwire abagenzi ko umwuka bahumeka ari njye ukiwufashe. Isaha yo gupfa itaragera ntabwo wapfa. Amen, haleluya. Ndagira ngo mbwire abankurikiye, hari benshi bari guhiga ubuzima bwawe, hari benshi bari kuguhiga mu kazi urimo. Ndagira ngo nkubwire ngo isaha y'Imana itaragera nta n'umwe uzagufatishaho akaboko ke. Imana ifite imigambi myinshi ku buzima bwawe. Uri uw'agaciro imbere y'Imana, nubwo wabura agaciro imbere y'abantu, ariko ku Mana ufite agaciro. Ku Mana uri uwa mbere, ku Mana uri uw'ingenzi. Reka bagutesha agaciro, kuko icyo gihe nicyo kigezeho cyo kugutesha agaciro. Ejo bazakubaha utakibishaka. Amen, haleluya. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mubwire ngo uyu musarane ibitangaza by'Imana biratandukanye. Iyo utaranyura mu ishuri ntumenye ubwenge. Iyo utarajya ku ishuri ngo wige amasomo, ubwenge ntushobora kubumenya. Ishuri ry'igihugu ryigisha ubwenge, ishuri ry'ubuzima ryigisha ubwenge, kandi ubwenge bukomeye. Ishuri ry'Imana rikagira gute? Rikagucisha mu nzira zose zishoboka, ukajya ugenda nk'umuntu wamanuje, ukajya ugenda nk'umuntu warangije kwiga amashuri yose, kuko ari ishuri ry'Imana. Amen, haleluya. Imana yacu ni iy'agaciro. Nkimara kugenda ndagira ngo mbwire abantu ibitangaza. Nagiye mu rugo uwo munsi ndagenda, Imana iramfasha rwa rugendo ndarurangiza, ariko nkimara kugera ku mazi nahise nikubita hasi, amaguru gasubiramo ikinya, ubuzima bwose numva buratakaye, ubwonko bwose numva bugiye hasi, kuvuga birananira, kureba mama birananira. Mama ho kugira ngo azane icyo kumfasha yaje ababyeyi sinzi ukuntu bate, yaje yirukangana akabido k'inzoga ngo ari gushimira amabukwe ngo yafashe neza. Kandi mu bitaro nta biryo twabonye, imibereho yabaye imibereho mu bitaro, ubuzima buri kunjyanye, noneho ni amasazi n'amasazi mu bitaro, nta miti nabonye. Ariko mama araza, mwibuke ko nari naranzwe n'umubyeyi, naranzwe naho nashakiye, naranzwe n'inshuti n'abavandimwe, ku buryo nagendaga mu nzira meze nk'umuntu uri kwigendaho, meze nk'urushinge njye ngenyine mu nzira. Ndagenda ndicara mbwira Imana, none Mana ni wowe uri kuncisha muri ibi bigeragezo, ubu buzima kuko uranze, ubu buzima uri kunshishamo, ese urabubona? Ese ndi imbere yawe. Imana irambwira ati humura mwana wanjye, urwo ruganda ndi kugucishamo ndagira ngo uzarubwira abandi kugira ngo bakizwe. Nararaga ijoro ndi gusenga, icyumba cyose cyateranye akaba ari ngiye ujyamo nkajya gusenga. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziratangaje. Uyu munsi kuwa gatandatu wumvirisha aho Imana yagusize, uyu munsi iraje kugushaka. Niba warahavuye ndara witekereza usubira inyuma ujye mu mwanya yagusizemo, kuko ibigiye kuza ntaho uzabihungira nshuti yanjye. Urugamba ugiye kurwana muri uyu mwaka n'indi myaka igiye kuza, aya mezi nutasubira inyuma ngo wubahe Uwiteka Imana yawe ntaho uzabikirira. Ndagenda ndicara, tugeze ku mazi abantu baranterura banshyira mu bwato. Bakimara kunshira mu bwato, Imana y'amahoro irambwira ati aho ndyamye, mwana wanjye humura, harabona cyereje, harabona cyereje batinze gutaha, uretse nugera imbere urababona, abo ngabo nibo baragukura ku mazi. Mbwira Imana ati none se ubwo ni bande? Ufite n'uruhinja? Mfite uruhinja naruri kugenda narwo barumfashije. Ndagenda ndaryama aho ndyamye, abantu bibwira ngo yapfuye byarangiye, bakajya kundebaho bakampamagara, yigo fiye uracyari muzima? Ati yego ndacyari muzima.
Imana y'amahoro yasezeranyije irambwira ati hari abantu nasize hariya imbere buretse n'abakereje batinze gutaha. Nagenda ati reka turebe. Yego. N'amafaranga yo kwishyura moteri ntayo nari mfite. Ariko we Imana ni igitangaza. Nyimara kugenda bakimara kunshyira mu bwato twicari mu bwato bwikiri muhengeri. Bakimara kunyikiza muhengeri turagenda turakomeza mu nzira zacu tugeze imusozi. Imana irambwira ati byutsa umutwe urebe imbere. Mbona ndebye imbere mbona n'abapadiri babiri n'ababikira Imana yakereje. Nibo bagukuye mu bwato. Wumvishe uburyo ndi kuvuza induru uti nibiki byabaye hano? Abo bapadiri. Yego. Ti nibiki byabaye hano? Barebye ti ni umurwayi. Tubaze ko ari kuvuza induru tuyabuze imiti mu bitaro. Yabuze imiti. Ariko we Imana. Kandi yakubwiye ati genda urasanga imbere. Imana yikwibwirira. Imana yabinyibwiriraga aho ndyamye ndi kubabara. Iya yarampumurizaga yigo ndi kumwe n'uruhinja ikambwira ati humura mwana wanjye ibyo ndi kugucishamo ibyo ni ishuri rikomeye ibitaye ubwoba nibiza ntabwo bizaguhungabanya ahubwo uzabibwira ati mwigireyo nanjye ntambuke kuko nanjye hari uwankomeje hari uwancishije mu ishuri rirenze ibyo mugiye gushaka kunshishamo. Amen, haleluya. Uyu munsi hari ibiri guhiga ubuzima bwawe hari ibiri kugira ngo bigucisha mu ishuri ariko ndagira ngo ubibwire ngo Yesu niwe ufite ishuri rya mbere. Yesu niwe ufite ishuri ritangaza abantu bose. Yesu niwe ufite gukomera. Humura Yesu ari kumwe nawe. Amen, haleluya. Imana Yesu nishimwe cyane. Nkibara kuva aho ngaho mu bwato babaganga urumva sinari ngishoboye gutambuka ngo nkomeze nzamuka umusozi. Kuva aho ngaho ku mazi kugera iwacu hari nk'isaha n'igice. Ndatekereza none Mana ndongera mva mu bwato gute mfata urugendo rw'isaha n'igice ubwo kuko Mana ndabishobora. Imana y'amahoro si yababwiye Imana y'amahoro ijya muri baba padiri banyishurira 1,500 cy'ubwato cya moto bahamagara moto ku Kivu nta rindi faranga barengejeho abariyo bishyura. Ariko muzi Imana uvuye kwa muganga mama wawe njyewe narindi kugira ngo kubera ko nta n'ijana mfite ryo kurya kubera ko nta n'agasukari mfite ndajya kunywa kubera ko nta hantu na hamwe mfite ihangane narindi kugira ngo wenda irabakoresha wenda bampereze nk'ibihumbi 5. Abo bapadiri. Yego. Urukura nta kintu ufite uruhinja. Mfite uruhinja. Mama wawe na nyoko uruhinja kandi rufite igisurubeti kimwe n'agakabutura kamwe n'agapira kamwe. Nanjye ubwanjye mfite ubutenge bubiri bw'uburondoni n'agapira n'udukweto tw'igihumbi nta gundi mwenda ngira imbere n'inyuma. N'ibisebe mu nda nta no kurya. Yesuwe n'ibisebe mu nda nta no kurya. Nta kurya ibisebe mu nda. Tekereza ko abapadiri baraguha amafaranga menshi. Nari nzi ko buriya kubera ko Imana imbwiye ngo tugiye guhura nari nzi ko hari icyo bagiye kundemera cyane. Yego. Imana ibabwira kumereza 5 gusa. Babwira kuwezi 5 gusa. Kandi nabo bari babuze amafaranga. Imana ishimwe cyane. Babwira kuwezi 5 gusa batabuze amafaranga. Nyine urumva yabanyuriyemo bumva ko 1,500 gihagije kirashitsa mu rugo. Yego. Nta bindi batekereje. Ufite uruhinja ibise umdama. Yego. Wabuze imiti ku bitaro. Ngeze ku bitaro nta miti mfite cya gisebe cyasamye kiri gukoranaho nkumva ni nk'urusenda basutsemo. Ihangane Yesuwe. Mumbabarire. Ihangane rwose.
Imana dufashe dusoza ikiganiro dusoza iyi nkuru. Imana dufashe yego. Imana dufashe dusoza. Ndagenda ndihangana. Yangana fiye. Ngeze mu rugo. Yego. Bahita bancisha ku bitaro. Ngira ngo kwa bitaro bagiye kuncisha ku bitaro bancishijeho. Kuri centre de santé ngo bagiye kunyitaho bampereza imiti kuko narindi kubabara cyane. Narindi kurira. Uruhinja narwo rukarira. Nahindukira ngo ngiye kurwonsa. Mu ndaka kurya. Mu ndakanje. Ibisebe bigakoranaho. Nkamena amazi gusa mu gisebe. Nkababara. Mfite uruhinja. Ndagenda ndihangana. Ndarira. Nta n'umuntu naririraga ngo yumve ko ndi kurira. Abo narebaga bose nabonaga bari kwishima. Nkabwira Imana sigucyuri kuncisha muri ibi bihe. Humura. Amarira uri kurira ndi kuyabona. Kandi nzagutabara. Yesu. Imana imbabarire mfashe ndangiza ikiganiro. Imana yadufasha. Dukomeze. Ndagenda ndihangana. Ngeze kwa muganga. Yego. Aho kugira ngo bampereze imiti. Uwarayiza muhari ninjoro. Yampereje kanini kamwe gapfundikiye. Kagatara musini kibisebe. Namubwiye none ko mfite mituweli. Ko ari 220. Wamvura neza. Ati none se wayazana. Mbura n'igiceri cy'icumi. Ndakibura. Babajije mama ko abura n'igiceri cy'icumi. Babajije mama abura n'igiceri cy'icumi. Mfite uruhinja. Mbwira Imana ati none aho bigize wa Mana. Fasha nipfire kuko kwihangana birananiye. Bureka duhamagare nge n'uyu mwana amaze kubyara. Mamagara maze nipfira n'umwana wanje kuko singishoboye kubabazwa. Ndagenda umuntu urumagara. Ukimara kumagara mbura icyo nakora kuvuga birananira. Sinzo n'inzara nyinshi cyane. N'inzara. Mama bamuhereza amafaranga 500. Amafaranga 500 wayagura iki ngo ushire umurwayi? N'imiti mwabuze kwishyura 220 ya mituweli. Aragenda ati basi reka njye gufata ubusambaza bwa 200. Mfate wenda n'agafuka 200 n'amavuta y'ijana. Mama aragenda arashigisha amara nk'ushuhije. Aranzanira amazi gukoramo biranga. Imihogo yafatanye. Yesu. Ihangane. Imihogo irafatana. Mbura icyo gukora. Mwabantu mwambabarira mukumva Imana kwishoboye byose. Imana yacu ko nta mikino igira. Ifite impuhwe ariko iyo iri kukwigisha nta mpuhwe ikugirira. Ihangane. Imana iyo iri kukwigisha nta mpuhwe ikugirira. Ndagira ngo nkubwire ngo nuba uri guca mu ishuri iryo shuri nturyinubire kuko icyo nicyo gihe cyo kunyura mu ishuri. Ndagenda bazana ubwo bugari nkozemo 2 numva imihogo yafatanye. Mbwira abantu si none ko turyamye hano mu bitaro turi guhakora iki? Ndababwira ati nose badusezera tukitahira. Turagenda tukimara gutaha baratubwira ati rero tugiye kubasezerera. Mabuka ajya kubivuga abibwira abaganga ati rero turi hano ariko nta kintu muri kudufasha tugiye gutaha.
baradusezerera bakimara kudusezerera bangeza mu rugo nsanga imvura yaraguye nabaga ndi mu nzu y'amabati 6 nari mu nzu y'amabati 6 y'icyumba kimwe n'agakorodoro gatoya cyane nsanga icyondo cyavuye ku nzu byarahomaguritse nsanga ni imyenge gusa umuyaga amabati yari yarashaje ndebye hejuru nsanga inzu ni ibipfumagure gusa njya mu nzu n'uruhinja rwanjye nkimara kujya mu nzu n'uruhinja rwanjye niwe bambaza n'isabune yo gufurira umwana wibuka ko mfite abana 2 b'impinja bose ndi kubonsa ndagenda b'abana ndabonsa ndacurama umusatsi guracurama oya reka tumaze twumve neza hari wawe niwe waracyutse mbere yakomeje konka oya bitubwire neza wawe undi waravutse mbere yego nawe yarari aho ngaho ari konka wibuke ko nari mfite uruhinja nabyaye mfite uruhinja yujuje umwaka umwe urumva itariki nabyaye umwe kuri 23 z'ukwa 10 undi mubyara kuri 23 z'ukwa 10 mubyara undi yujuje umwaka bose nkajya ndabonsa kandi wa wundi w'uruhinja yari atarakambakamba yari atarahagarara ahubwo ari gukambakamba sha nukuri mwabagabo mwe mujye mwita ku bagore banyu kuko amarira barira yonyine mumbabarire mva nararize mbura uwantabara imvura yagwa ngeze mu rugo icyo gihe ndabyibuka nasanze inzu ari ibipfamagure nongera mfata ibyayi natabaguriye umwana ibitenge bampaye bishaje nkajya ndafasha muri bya mbifasha mu ntuza aho ibyondo byagiye birava nkabipfundamo kugira ngo umuyaga gutica umwana ndagenda ndatuza ndagenda mera nk'igiti noneho aho nasohoka bakagira ngo ni skeleton isohotse skeleton ibyo cyakindi cy'amagufa hose gisohotse yego havuga si mana yanjye bivuze ntago waryaga nkonsa abana 2 nabo batakuze nabo batakuze warabazwe narabazwe ni ikibazo gikomeye yego nukuri pe ariko ndagira ngo mbwira abantu bankurikiye ntago Imana izemera umwuka wo gukuvamo cyenyege Imana izagucisha mu ishuri ukere hahandi ho gupfa ariko ntago izakurekura yarambwiye ati ninjye ufite urufunguzo rw'urupfu ntago ushobora gukufungurira kuko igihe kitaragera iryo shuri niryo ndi kugucishamo kugira uzagire icyo ubwira abandi bazakomere uri kugeragezwa n'umugabo nihangana asenge kuko icyo gihe kigezweho ni ukwiga amen haleluya iryo shuri niryo ari kwiga Imana y'amahoro irambwira ati komera mwana wanjye ndi kumwe nawe nzagukoresha ibikomeye kandi nzakugirira neza ndakomeza ndihangana ndakomeza mfata ku giti mbwira Imana none Mana ko umugabo yantaye ko umugabo yagiye none ubu nzabigenza gute nzatabarwa gute wa mwana wanjye we nkabura isabune yo kumufurira ngafata imyenda nkajya kungezi babandi bose bari gukambakamba ni igitenge kimwe afite nta twenda dufite tukwambara ngafata twenda nkagenda gakenyera igitenge mu mabere ngafata ibase n'abana banjye umwe mu mugongo undi ku rutugu ngafata intuza igifuka nkitwaza n'ibase ku ruhande nkajya kungezi mu gihe ndi gufura ngafata umusenyi wo ku nyanja akaba ufurisha cyane ko mwe mutuye mu kigwa hagati ngafata umusenyi wo ku nyanja nkajya nkusigira mu myenda ngafura ifuro rikaza nkajya kunyugiriza imuhenge Yesu nukuri pe nkajya kunyuguza imyenda
imyenda yanjye igacya abana nkabambika umunsi gumwe ku munota wa nyuma ngiye gupfa umugabo yohereje ibihumbi 4 inshuti yanjye naragiye ndabifata ngenda nguramo ibiro 10 by'ubugari ibiro 10 by'ubugari by'ibihumbi 3,500 ngura n'isabune ya 500 ifu ubugari ndabuguze nta mboga wenda nta gasukari ntaki koma ntaki umuntu mubyeyi maze n'umubyeyi nta kintu yimariye ibisebe ndacyari nabyo ntibirakira ese byakira gute ufite agahinda hano kwitaho byakira gute se ni gute usibye Imana yonyine yabikiza ndagenda agahinda karanyica ubwanjye ndwara bwacya wowe umubyeyi ngewe ndwara bwaki abana barabyimbagana babyimba amatama Imana y'amahoro uyu mugore mwiza w'umukire uguze ubugari uguze ubugari wahise uvuga ati mbaye umugore w'umukire nta gasosi ko kubura nta gasosi mbaye umukire ndagenda nkajya ndafata amazi y'ubugari ngashyushya ubugari bugashya ngafata ayandi mazi ngashyushya ngashyiramo umunyu ngashyira abana hariya uruhande tugafata amazi ayanjye mazi nkayashyiramo urusenda yawe mazi ukayashyiramo urusenda n'umunyu iyo niyo sosi fata sobanura neza watekaga ubugari ugafata amazi ukayashyushya yego amazi washyushye ku ruhande n'ubugari bwahiye ayo mazi washyuhije ukaba ari ushyiramo urusenda amazi y'abana nkayashyiramo nta munyu nashyiragamo mwinshi nashyiraga akunyu gake kugira batarwara bwaki nashyiragamo akunyu gake nkagenda agatsima gake nkabatamika bakamira batazi no kumira nanga se ngafata ubugari nkabukanja bukamera nk'igikoma mu kanwa nkabashirira ku gishi gutya nkabahereza bose bagahaga ndagenda ndababara ndapfa ndarira cyane mbura n'uwampoza umunsi wo kujya ku bitaro warageze barampaye randevu yo gusubira ku bitaro mbura igiceri cy'atanu najana ku bitaro ndagenda ati ndapfa kujya kwa muganga mfata 9 nzirika mu nda cyane mfata agapira mfa kwambara nafurishije umusenyi ndagenda ngeze kwa muganga nanjye ndatonda nk'abandi bangeze Nyiramana Leonsi ninjiye tasi none fishiri he muga nabuzi n'igiceri cy'icumi nabuze n'igiceri cy'icumi none uri kwibwira ngo barakuvura nta mafaranga Imana y'amahoro hari umugore yari yaratindije nsanga atarakira amaze ukwezi nawe ari kwivuza yarabazwe atarakira mugeze uruhande ahabwa ati se none kutari nta mafaranga mfite nta n'icumi nayo ti umugabo we yari umwaje ucuza zino bya mobile money ariko afite ku mafaranga ubona ari umugore ashitse ariko yaranze gukira kubera Imana yaramutindije wa mugabo arambwira ati nangahe wabuze ati ni 220 ati ngwino anagira ya mafaranga arambwira atakira sinazo ufite icyo kurya tiwaya nacyo akushyira ku bitaro aranyishurira yego nishuri bitaro arambwira ati buri uko waje yego baduhera amarandevu ameze kimwe tujye tuza twembi maze wivuze kugeza igihe uzakirira nzaba ndi kumwe nawe turakoze
Imana ibimpaye umuntu wo kunyishingira, uwo mugore akajya aranyishurira, arambwira ati se ufite icyo kurya? Ati hoya, tari kozima rwose turajyana iwacu. Nta kibazo mamenye. Arambwira ati ngaho tugende, ka gafu kari karashize. Arambwira ati ngaho tugende tujyane mu rugo wawe iwe nsiga umwana, sinibutse ko nafite umwana, ndamufata ndamuheka turagenda. Nkajya njyana ndi guhungetwa mu muhanda. Arambwira ati aka kanya tugende, turagendana tugeze iwe. Abarambwira ati ngaho icara. Ntinya kwicara mu ntebe ze kubera ko zari nziza. Toya nakireba nkigaya, toya ngwino wicare hano hejuru. Ndicara, maze kwicara arambwira bazana ibishyimbo n'ibirayi imvange, nkozemo birananira. Najya ndamira nkumva biri kuntoneka mu nda. Avuga se none Mana kuko nari mbonye n'ibiryo none ukaba wanze ko mbirya. Arambwira bari barabujije ibishyimbo kubirya ukibazwa. Bari barakubwiye ngo ntukarye ibishyimbo utarakira. Ariko kubera inzara ngiye narabifashe ndabirya. Ndagenda mfata bya bishyimbo, arambwira tufata bino bishyimbo urye ntacyo uraba, nukuri Imana irakurinda. Ndabifata ndabirya numva ndahumeta. Arambwira ashira n'ibiro 2 by'ifu mu gafuka, ashiramo n'ibishyimbo bitetse. Abantu bose bamfashaga gahoro gahoro. Ashiramo nk'ibijiko 2 by'udushyimbo, ampereza ifu ya soya, ampereza amavuta agegangana nk'agijana y'amamesa. Arambwira ati ngaho nyaruka utekera abana vuba vuba, utekere ruriya ruhinja rubona amashereka n'uriya mwana umuhereze. Yego urakoze Imana iguhumugisha. Ndamanuka ndi kwiruka, nabaye umukire sinzi ahantu nageze, mba ndasitaye nikubita hasi byose biramenetse, igisebe kikubita kwibuye kwaguruka biranga. Guhaguruka bira bya bintu byose byari bigiye kundamira, byose biramenetse. N'ubundi mbisiga haha ndayora, napfuye kuyora. Navuga Imana uko byaba bimeze rwose ndapfa kuyora nibishaka biteke. Hajyamo n'amabuye, noragura twa dushyimbo. Ngeze mu rugo ndabifata ndabiteka, ntekera abana neza ko kana kari afite aka aya umusubire hano ubwo gasa nabi. mwicaye shati urumva mba ndatuje. Ego mba ndihanganye, maje kwihangana cya gisebe kiguye kwibuye. Igisebe kiguye kwibuye mbura uko nabigenza, ndatuza ndakomeza ndihangana. Ndahaguruka ngeze mu rugo ndapfukama ndarira, nararize. Nafashe Bibiliya nyishira ku mutima. Ubwo wemeye ko byose bibaho Imana ngaho mbereza kwihangana. Ndayihangana ndatuza, maje kwihangana ndagira ngo nkubwire ngo uko byaba bimeze gute, uko waba uri kunuka gute, Imana ntabwo bizayibuza gukora icyo ishaka gukora. Ndagira ngo uyu munsi none ikigeragezo ugezemo niyo kikunukiye nibwo kiba kigiye kurangira. Imana y'amahoro irambwa ati ihangane. Umwana yari amajije kugeza amaze ukwezi avutse, ndi kurwana bitarakira, ndi kurwana n'ubuzima gutyo, ntacyo kurya, nta imibereho byaraye bimeze nabi, nta sabune, nta myenda yo kwambika abana bato. Ako kanya
ndavuga ati none iyo firamenetse ako nayoye niko nshishije mu mazi niko mbahaye birangira nta kindi kintu mfite mu ntoki. Umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri urashira, uwa kabiri urashira, ntacyo kurya ndi konsa abana babiri, ntacyo kunywa, ndi gufata amazi, noneho ndi kuva mu buriri ngakambakamba ngashira amazi ku munwa, ngashira abana ku munwa bakanywa amazi, bakagira ngo nibere bari konga kandi ari amazi nsize mu kanwa. Isereri guhaguruka biranga. Muri iyo minsi murumuna wanjye anyura mu rugo iwacu bari bejeje ibishyimbo n'imyumbati. Murumuna wanjye anyuza mu rugo indobo yuzuye imyumbati agiye kubetesha. Avuyeyo arongera arahanyura, ndamubwira ati mwana wa mama wampereje agafu gutya ku rushyi ngashigishira abana. Arandeba ari imyoza, numva sibishize, ndamanuka mfata umwana umwe mu mugongo undi ku rutugu, manuka mu rugo kwa mama. Ngeze mu rugo kwa mama mbwira mama, nsanga mama ari gutera. Ndamubwira ati mama, ndapfuye, uremeye mfe koko? Tupfishijwe n'ikira, tupfishijwe n'iki? Mama ndapfuye. Tugenda tubwire murumuna wawe. None mubwire ngo iki? Arambwira ati genda umubwire aguhereze agafu. Ndagenda ndabimubwira. Majije kubimubwira ari imyoza cyane, aravuga ati tumva njyewe mbitekereje tinagenda nkayishyira muri wese akaba ariho nyimena, nibwo nakumva ko nyiguhaye. Ndahindukira n'agahinda kenshi, ndazamuka umusozi ndi kujya iwanjye. Imvura insanga mu nzira y'ikiyaga, mbetse impinja ebyiri nta n'umutaka. Nicara muri ya mvura ndarira n'abana banjye. Yego. Ngeze mu rugo nsanga umuvugo wagiye muri ka kazu, mbwira Imana ati Mana wandemeye iki? Ndayibwira ati Mana wandemeye iki? Wandemeye iki? Ndayitonganya. Maboko araza arandeba aranseka avuga ijambo ngo ese iwanyu bakwanga akaba ari njyewe ugukunda? Tese urubona kuye mu gise cyanjye. Njya mu nzu ndarira, nta muntu n'umwe wari uri kumvugira, n'inshuti yo nayitambukaga tuva imbere uri kunuka. Nahoraga mu nzu ndi kurira. Ku munota wa nyuma Imana y'amahoro igihe cyayo kigeze, ndayibwira ati basi ngaho fata umwanya unyiyicire wa Mana we, kuko ibiru kunshishamo sinkibishoboye. Ku munota wa nyuma ngitwite indi ifite amezi 8, amezi 7, nafashe umwanya. Icyo gihe nagiye ku mushinga, bwo nsubiye inyuma gato njya ku mushinga. Icyo gihe bari kwinjiza abana mu mushinga, ndagenda meze nk'umusazi, nababwira ngo munyinjize baranga, ndigarukira. Numva kabaye nicaye mu rugo. Hashize iminsi 4 nta kintu ndi gushira mu nda. Hashize iminsi 4 babana nabo noneho bagiye gupfa, nanjye ubwanjye ngiye gupfa. Numva kabaye, numva hari umuntu uri gukomanga ku rugi nikingiranye. Base nzapire mu nda mu nzu. Babana ku mushinga wagiye ukitwita. Numva barankomangiye, hari umuntu banyoherejeho. Ndakingura, mpagurutse ndafungura. Mfunguye nsanga ni wa muntu. Ambwa ati Fiat bite ni byiza. Ni wowe umeze guca ati Mana we agira ubwoba, kumeze ucaze. Nuko nyine agira ubwoba. Noneho akugira mvugisha afunga amazuru gutya. Kugira ngo kuvugisha afunga amazuru. Ndi kunuka. Yego. Ndi kunuka urupfu.
naradaze meze nka skeleton yayinde amagufa gusa. Arambwira ati aka kanya ku mushinga bari kugushaka. Ese bari kunshakira iki? Tigira vuba uriya mugabo ngo yabuze amahoro, ngo kuva hava mu rugo yabari bari kugushaka ibarakubuze. Mita mfata mwanya vuba numva utubaraga turaje ntumbaza aho twaturutse. Mita mfata abana babiri ndabaheka. Mbageze barambwira ati ni wowe wa mugore waje hano utwite witwa Fiyete? Ni ngewe. Wa mwana wari utwise n'uru ruhinja? Ati yoreka turebe. Ni wowe bayuce? Ati ni ngewe. Tiyo papa. Amen. Haleluya. Imana yacu iratabara, ikura gucava ikicazanya n'ibikomangoma, kandi ni ya yindi igabanya umusonga. Iyo itaragera ku kishaka ikugabanyiriza umusonga. Amen. Haleluya. Mba ndicaye barambaza ibyangombwa byose ndabitanga. Barambwira ati ubu ngubu tugufatiye uyu mwana w'uruhinja ku kwezi, kuri tariki 15 z'ukwezi uzaza ufate ibiro 5 bya kawunga, ibiro 5 by'umuceri, ibiro 5 by'isukari, agati k'isabune, amavuta y'umwana. Ngenda meze ngo ugeze mu ijuru neza. Mvuyeyo nanone bahita ku bitaro bahita bampamagara. Ku bitaro bahita bambwira ati wa mwana uheruka kukurikiza ari hehe? Witwa Ariya. Tinguyu Ariya baramumwetiza zana ibyangombwa byiwe byose, zana n'uwo nguwo. Barabafashe nabo. Haleluya. Amen. Imana yacu ni igitangaza. Nukuri kw'Imana. David ikura ku cyavu ikibazo igihera mu mizi kugira ngo irandurane n'imizi. Yagabanyije umusonga. Babafashe abana babiri kunuze ku bitaro, barabafashe barabandika, bazajya barahabwa iki shisha kibondo. Batangaga ibiro bingahe? Ibiro 7 buri mwana. Urumva abana babiri ni ibiro 14 yashisha kibondo. Noneho bikajya bihurira n'ukwezi kukumushinga. Ngiye gusimbuka ndagenda ukwezi kwagera nkajya gufata ibiro bingahe? Ibiro 25, ibiro 5 by'umuceri, ibitanu bya kawunga, ibiro 5 by'ifu y'igikoma, ibiro 5 by'isukari, agati k'isabune n'amavuta y'umwana yo kubasiga. Mana we showe. Hari ahantu nagiye muri icyo gihe maze iminsi ndakora ku munwa, mbona umwana agiye gupfa, uyu nguyu Ariya. Ndagenda njya kumushinga, nako njya kumuturanyi nsanga bari kurya ifi n'ubugari. Nigira nka wa wundi ukunda gusabana na buri wese, ngira ngo buriya barandeka. Ngiye gukataho gutya bahita bamfata intoki gutya. Subizayo intoki nonaho iwawe. Manuka ndikurira ariko we bakwima ifi bakubwira banyima ubugari anakagari gatoye wenda ngo ngende gatobangira umwana nkamuhe. Barakanyima. Ndagenda ndamanuka. Babandi nibo babaye bambera kubibona, barabona nikoreye ukwezi kumwe. Nari maze kuba umudamu w'igikwerere ubyibushe. Ndagenda ndanywa. Mama nawe aranyifuza. Mabukwe nawe arakwifuza. Ndasharingira nta n'umujinya ngira. Nabonye ibya mbere. Mabukwe nkamuha ibiro 2 na mama ukamuha. Na mabukwe nkamuha buri muntu nkamuha ikiro kimwe. Abantu banturukaho bose nkabaha. N'umuvandimwe unzi ego nawe nkamuha. Umva Imana ibinkoreye ikitangaza, ndatabawe ako kanya. Ndavuga ati rero wa mana we, aba bana banje ubwo nukuvuga ngo bazabakuramo bujuje imyaka ingahe? 3 bose. Yesu. Ndagenda nabyibuha ndarya, abana babakura mu mushinga.
babakura mu guhabwa ibikoma, barabasezerera bamaze gukomera, bamaze gukura. Nanjye rero mbafashe umwanya mbwira Imana ati none Mana, nagusabye ikintu kimwe, ndashaka ngo uzambereze ahantu kure, kuko umubabaro namashije guhura nawo inaha ingaha iwacu, nta nshuti nta muvandimwe wangiriye neza usibye wowe nabonye, nta mwene data nta mwene mama nabonye ku buzima bwanjye usibye wowe Kristo nabonye ukandokora ukanyihanganisha. Ijwi ryawe niryo numvaga gusa. Uyu munsi wa none ndagira ngo unjyane kure y'iwacu, njye ngenda bajye baza kunsura bateze, nanjye ntege ngiye kubasura. Imana y'amahoro irambwira ati mwana wanjye icyo ngicyo unsabye ngiye kukiguha, ariko ukuntu ngiye kukiguha tegereza. Halalala dore sheni. Amen. Ni igitangaza ukuntu yagwaye icyo kintu, ukuntu yampaye icyo kintu. Fie, reka nkubwire. Imana ishimwe. Reka tukuri indi part ya kabiri, sibyo? Nukuri. Reka tukuri indi part ya kabiri, ukuntu wavuye aho ngaho ukajya kuri. None iyo sheni wahuriye nayo ngaho n'urugendo rurerure. Abana barakuze. Buri muntu afite umwana wa kabiri icyo gihe yari afite imyaka 3. Uwa mbere afite imyaka 6. Ari uwo muhungu kuri inyuma. Uwa kabiri nawe ari kuzuza imyaka 2. Uwa gatatu ari kuzuza imyaka 2. Ahandi rero ndavuga si none rero Mana barakoze aka kazu imvura yanyagiraga, uyu mugabo yanze guhindukira, mutageraje imyaka 4 muri iyi nzu. Ndarambiwe ndagiye, mpeta ndambirwa ndagenda nyine ngi wacu niyumvisha ko ngiye iwacu. Noneho dusubikira hanga kuri ka bantu n'ubundi bakurikira kino kiganiro bazakurikirana icya kabiri. Uri buze gukurikira kino kiganiro agaze gukurikirana icya kabiri. None ubu ngubu uyu munsi wa none Imana iri kugenda ibigira neza. Fieta afite telefone nziza, abana babanye nabo, nubwo atriyagira hano umuntu avuga ngo ngeze ahanga ngo mfite. Imana yacu iri kukubwira ngo igihe cy'imperuka kiregereje. Hari ibyaroze byinshi bigiye kuza. Icyorezo kimwe kiri kuza kigeze hafi n'intambara igikurikiye. Uyu munsi Imana iri kukubwira ngo bamaso, ubera amaso ubugingo bwawe. Amen, haleluya. Ubera amaso ubuzima bwawe, ubera amaso ubugingo bwawe, ubera amaso inzo yawe, unyemerere uve mu byaha inshuti yanjye. Iby'isi biri kudusiga. Nukuri niryo jambo nari mfite, reka turisangire mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane. Reka tuvuge ati kino ni igice cya mbere, igice cya kabiri turakibararikiye ukuntu yavuye aho hantu akaza kisanga hano. Ariko nanone nkuko nabibabwiye, Fiete n'umuhanuzi, ni umuntu ukunda Imana n'abantu, ni umuntu Imana iri gukoresha muri iyi minsi nkuko mwagiye mubibona. Yaduhaye ikimenyetso Imana iri kugenda imugirira neza, ushingiye n'ubuhamya yagiye aduhereza. Imana iri mu kazi rwose nta wabishidikanyaho. Hanyuma akanya tugezemo ni akanya ko gufata nimero ku muntu wifuza gusengana nawe no ku muntu wafashe kugira ngo Fiete kugira ngo amasezerano ye asohore. Nukuri pe kugira ngo amasezerano yasohore. Uwo muntu turamukeneye cyane, kandi mureke mbabwiye mwabantu mwe, umugisha w'Imana barawukorera. Umugisha w'Imana utangamo impano barawukorera. Umugisha w'Imana barawukorera kugira ngo umuntu twuzuze amasezerano y'undi, nuko tugomba kuba turi abantu. Nanjye naje kukuzuza amasezerano, nawe dukurikira ugomba kuza ku masezerano ye uko wabigenza kose. Cyokora Imana iri mu kazi, icyo nicyo kintu wareka ngavuga kano kantu kamwe nukavuye wihuza. Nshuti yanjye, umugisha w'Imana turawukorera, turawuharanira. Ejo bundi nari mfite ikibazo cy'ibihumbi 30. Sinari nzi uko bizagenda. Nabaye ndi kugenda ngera ahantu, ngera mu gihugu cya Uganda, mbona umugabo yabuze amafaranga 2,000 byo kwishura moto. Wa muntu ndamureba aratitira, ajya ku maduka atandukanye, munguze 2 ntibakimuhaye. Wa muntu numva Imana yambwiye ati muhereze 2 urabifite. Uko nari kubirarira ndabimuha gute kandi ko ndavuga ati reka mbimuhe. Ndabifata ndabipfupfunura ndabimuha. Nyimara kubimuha nahise mfata umwanya ndataha. Nageze mu nzira mbanguye kwikofira 50,000. Imana ibirankubiye, ndavuga ati Imana ushimwa, mbona igitangaza cyawe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo igitangaza
ikibazo cyawe nubona ko ari igitangaza, Imana y'amahoro irakizi ko ari igitangaza kigiye kukugeraho ku buzima bwawe. Hari icyo Imana igiye kugukorera, nawe nukorera umugisha Imana izakugirira neza mu buryo utazi. Amen. Hanyuma rero reka dufate nimero yo no ku muntu uri buze kwifuza gusengana nawe cyane ko Imana iri kumukoresha fete. Nimero yawe ni iyihe? Iba kuri WhatsApp? Iba kuri WhatsApp ni 072 46 07 MTN nayo nayivuga ni 07 8 60 83 Yego. Murakoze. Hanyuma no kumuhamagana kuri zo mwamuhamagaraho ni dusoze n'isengesho abandi bategeze igice cya kabiri. Yego, reka dusenga Imana tuyishimire kwibyo ikoze n'ukuri banye natwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana data ushobora byose, uravuga bikabategeka bigakomera. Aka kanya bankurikiye n'ukuri bagirire neza, ubahereza umugisha. Aka kanya Mana Nyiringabo, hereza abana bawe gukizwa, hereza Mana abahereza ubwenge, bahereza gucuruza bakunguka, bahereza Mana Nyiringabo kugenda mu mayira neza bagendana n'ijwi ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo bagira inama, waratubwiye utazo ubwenge uzamureka, ariko nyemerera wibareka, ahubwo data bagira inama kandi ubigisha icyo gukora. Muri ubu buzima tubayemo Mana turagukeneye, muri iyi si tubayemo Mana turagushaka, uganze kandi utegeke utwiyoborere. Turahagarika imigambi y'abarozi ku buzima bwacu, turahagarika imigambi y'incakura, turahagarika imigambi y'abarangi, turahagarika imigambi y'abarozi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika ibitavuga Imana ku buzima bwacu, turahagarika. Uwera wa Isirayeli turaguhuruje, ngaho ganza n'abamarayika, ngaho ngwino witegekere, izina ryawe ryamamare. Reka turyamamaze, reka wiyamamaze, reka data Nyiringabo, Uwera wa Isirayeli twururukire uyu munsi wa none, wivugira ibitangaza ko kuri Imana, wikorera ibitangaza ku bana bawe waremye. Uwiteka Nyiringabo, n'ukuri nsabye n'izi izina ryawe ryera mfite imbaraga. Amen. Abantu batari bakora subscribe. Imana y'amahoro ikomeze bari na fete. Ndagushimiye. Yego.